ahubwo ari mpanirire, nkusabire umugisha, tura ubukene bwawe, ambura izo mpeta z'izahabu zirimo imikoshi, zirimo imyuka mibi, zana ayo matelefone y'amayifone tuyasengere, tuyaderivere, nayo madolari twambare, twambike abana bacu, cyane ko umutambyi adatungwa n'ubusa. iyo yabaye intego yabo, bayimarana imyaka irenze 35. Ntibigeze batekereza ku mashuri, ntibatekereje kubaka insengero, ahubwo batekereje kujya no kugura amamodoka meza, no kugura amashenete meza, no kugira akarimi gasize umunyu n'urusenda gasharira cyane kabwira abantu benshi, bakakumva bakagakurikira, ariko ntihabwira abantu iby'ijuru. Turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe. Turi kuri ya channel yacu yitwa Pentecost Life TV. Imana ibahe umugisha cyane aho uri mwese, turabakunda. Twishimiye kubana namwe, twishimiye ko mudukunda. Kora abone cyangwa subscribe, kora like, kora comment, kora share. Ntibagirwe no kubwira abandi iby'iyi nkuru nziza y'agakiza boneka kuyicana. Ni channel nziza, channel cy'ubutumwa bwiza, channel cy'ijambo ry'Imana. Niho abantu benshi banyura bakumva ubutumwa, bakumva ijambo ribaruhura imitima, ndetse niyo ubabaye ugakandaho like, umva umutima wawe uruhutse. Ntuce kure rero, yicano uyikunde, uyibwire abandi, kandi Imana yagiye umugisha, kuko uko bwije n'uko bukeye twongera tukanyuzaho ubwo butumwa, kuko niyo channel nziza kandi nyine ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuje kuganira kandi turebera hamwe ku mavugurura ari kugaragara mu matorero atandukanye nyuma y'ibyemezo bifashwe na RGB bisaba ko amatorero n'amadini kugira ngo abone abayobozi cyangwa abayoboke cyangwa abashe gushingwa mu gihugu cy'u Rwanda agomba kuba afite ibi bikurikira. Hari uko abayayobora bagomba kuba barize cyibura kaminuza. Kabiri, kuba cyibura ayo matorero abasha kwishyura umusanzu ungana na 2 miliyoni kugira ngo yandikishwe. Gatatu, bakaba akeneye mikono cyibura y'abantu 1000 mu karere cyangwa umurenge iryo torero ribarizwamo. Ibyo ntibyarangiriye aho gusa. Nyuma y'uko ibyo byose bishyizweho, ikindi cyabakomereye kandi kikababera inzitizi, ari nayo kozi ikomeye cyane, ni uko urusengero rugomba gutangira rufite inyubako yarwo, rufite parikingi, rufite inyubako zikwiriye. Mu gihe benshi yakoreraga mu nsengero yatiriye, ayandi agakorera mu tubari n'izindi nzu runaka n'amashitingi cyangwa amahema bubatse ahantu, ayandi agakora mu mahoteli kuba afite ubushobozi. Icyo nicyo kibazo. Tukiri aho, nagira ngo turebere hamwe uko aya mavugurura ameze n'aho abantu bageze bayitegura. Amatorero menshi ari mu bibazo bikomeye, ndetse yabuze igisubizo, yabuze acira n'ayamira. Bamwe muri bo batangiye kubura icyo bakora, batangiye kubura ibitekerezo n'uburyo bakongera gusubira ku murongo. Bati nta kundi biri bugende, ati isahani duvuye ku munwa. Wakibaza impamvu bavuga ko isahani bavuye ku munwa, kandi twari tuzi ko benshi bakora umurimo w'Imana bari mu ivugabutumwa, abandi ari abahanuzi, abandi ari abapasitoro, ariko bakabakoresha ijambo ivuga ngo isahani ituvuye ku munwa. Ni uko abenshi muri aya matorero cyangwa amadini yambuwe ubuzima gatozi, cyangwa atari gukora muri iyi minsi, afite ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Nta mbere nta nsengero afite, nta kabiri ni uko abayayoboraga bari abanyamihamagaro, ndetse bamwe muri bo bavukiye mu matorero azwi cyane nk'itorero rya ADEPR. Naho nyuma ko bagenda bakura, akabona iryo torero nta myanya runaka bayibonamo, bagahitamo kujya gushakira aho babonera ibyo kurya, agashinga amatorero. Ariko kenshi wareba intumbero cyangwa umumaro wo gushinga ayo matorero, ugasanga atari ivugabutumwa, ahubwo ari mpanirire, nkusabire umugisha, tura ubukene bwawe, ambura izo mpeta z'izahabu zirimo imikoshi, zirimo imyuka mibi, zana ayo matelefone y'amayifone tuyasengere, tuyaderivere, nayo madolari twambare, twambike abana bacu,
cyane ko umutambyi adatungwa n'ubusa. Iyo yabaye intego yabo, bayimarana imyaka irenze 35. Ntibigeze batekereza ku mashuri, ntibatekereje kubaka insengero, ahubwo batekereje kurya no kugura amamodoka meza no kugura amashenete meza no kugira akarimi gasize umunyu n'urusenda gasharira cyane kabwira abantu benshi bakakumva bakagakurikira, ariko ntibabwire abantu iby'ijuru. Abenshi bakuye n'abo bantu bababwiye ko ubwami bw'ijuru bugereranywa n'izahabu, abandi bababwira ko ubwami bw'ijuru bugereranywa no gutura i Burayi no muri Amerika. Kugira ngo ubyumve neza nuko cibura 90% y'abantu basengeye muri izo nsengero bafite amasezerano yo kujya i Burayi, abandi bafite amasezerano yo kujya muri Amerika, abandi bafite amasezerano yo gutura muri Australia, abandi bafite amasezerano yo gutura mu yindi migabane. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ntikirimo. Ikibazo wibaza, wakibaza ngo mbese ko benshi bajya bafite abayoboke barenga 10,000, 5,000, wakibaza ngo abantu bose nibimuka bakajya mu bindi bihugu, igihugu byatumye leta y'u Rwanda ireba kure, ifata umwanzuro, ariko iwufata nyuma y'uko bimaze gufata indi ntera cyane cyane. Abantu benshi babuze ayo bacira n'ayo bamira, abacucuru twabo basigara bambaye ubusa, abandi bafata ingo zabo barazisenya ngo Imana yababwiye kandi yabahishuriye ngo abo bagabo bari kumwe si ababo, abandi ngo abagore bari kumwe si ababo. Ndetse ikimenyimenyi kirenze kuri ibyo, basenye imiryango ikomeye bagera ku rwego bagira ihishurirwa bisa n'iripfuye, batangira kujya bihuza ubwabo. Umuntu akaza gusenga ashaka iby'umwuka, bakamubwira ati ariko nibwo by'umwuka tubiguhaye, ariko reka tuguhembuze n'iby'umubiri turabifite. Bikarangira nk'uwari umutambyi cyangwa umushumba w'itorero runaka adatinye kokipa umugore w'abandi, akaba barabanye bakabana rwihishwa gake gake, hasha kabiri hakabaho divorce y'uwa mbere bakaba baragumanye. Ibyo ntabwo wabitinya kuko byageze no ku rwego abagabo bamwe na bamwe bari bayoboye amaboro cyangwa amadini, bo mwene abo bagabo badafite umutima bakabahamagara abagore babo ku matelefone cyangwa bakandikira ubutumwa bugufiya babwira ati ariko ntituri butahe kuko umwuka yadufashe kandi twatinze, twagize ibihe byiza. Umugore nawe kubera ko azi ko umugabo akunda Imana, ati rwose mugabo mwiza, Imana igushyigikire mw'aba masengesho, ati Imana nibasohoreza tuzabona mutashye. Umugore agacyashyana ngo arimo arakira umugabo agera mu rugo ntarye ngo arananiwe, nahabwo avuye mu bindi, nta byo gusenga yarari. Mu kindi kintu cyagonze aya matorero n'amadini, cyababereye nk'igitsikamutima kikabananiza cyumva, naho bazize ngo iryo torero kugira ngo ritangire rigomba kuba rifite plan, rifite icyerekezo, rifite intumbero, rigaragaza ibikorwa byaryo n'icyo bizamarira abantu batuye nk'ako gace, yaba umurenge, akagari ndetse n'akarere. Urugero rufatika ni nk'aho ubona nk'itorero rya ADEPR rifite insengero ariko rikagira amashuri, rikagira ibitaro nka za Nyamata, bikagira n'ibindi bikorwa remezo tubari nk'amashuri ya groupe scolaire Gihundwe, bafite amashuri ya groupe scolaire Karengera n'andi atandukanye. Twatanga urugero rw'irindi torero, iyo urebye nka Methodiste rafite ibitaro bikomeye by'Ikibogora, ikagira n'amashuri akomeye za Kibogora. Aho hose namwe mu matorero akomeye, nkaho ureba za Katolika ifite ibitaro bitandukanye, ikagira amashuri, ikagira ibindi bintu bikorwa remezo bifasha abantu batandukanye, n'inshinga ikomeye ifasha abantu b'urubyiruko b'abapfakazi ndetse n'abandi bantu kugira ngo babeho, urebye nka za Caritas n'izindi. Ibyo byose leta yabishinze hagati, iravuga ati nta muntu uzongera gufungura idini cyangwa aho hantu n'abahasengera. Nawe utagira ngo urabyumvishe nk'inzozi, biragoye gufata umuntu uyu munsi wa none wari umaze imyaka 3 asenga kandi batura yose barya, bayatura bose ayaguramwe amakote, akasanga amakote 15, afite imodoka agenda, abana nta kintu. Si icyo kigoye gusa, kubera ubusambo n'uburyo bariye abantu amafaranga abandi bakabaturira,
kubwira umuntu ngo namusinyire amuhe ibyangombwa yemere ko agiye kuba umuyoboke we biragoye nk'uko ubona ukwezi kwamanuka kugakora ku butaka. Bamwe basigaye barabuze aderese birirwa basengera hano ejo bagasengera hano bakagenda ahandi hantu. Ni zimwe mu ntambara. Kabiri kinagoye no matorero yari asanzwe ariho ni ukubona abantu bize, cyane cyane ko amwe muri ayo madini yatangiye ari amadini y'umwuka, abwiriza abanyamuhamagaro, abwiriza abo Imana yahatoranije, abwiriza abazi kuvuga ariko nta bumenyi bundi. Aho bigeze wakibaza ngo mbese ba bantu b'abanyamuhamagaro ntibafite amagambo yo kubwira abantu, ntibazi kubwiriza kurusha abantu bize teolojiya n'izindi za kaminuza? Yagusubiza ati yego barabifite kandi banabishobora, ariko kubera ko igihugu kigenda gitera imbere hari ibyo bagomba kuvugurura. Bakagira amashuri ntabwo ari mu Rwanda gusa, kuko iyo urebye muri Kenya kugira ngo umuntu atangize ishuri agomba kuba afite kibura icyiciro cya kabiri cya kaminuza kugera ku cya gatatu cyangwa icya kane, kuko ishuri gushinga urusengero muri Kenya bisaba kuba umuntu yarize kandi yarize amashuri afite ibyangombwa bitangwa na leta kandi akagaragaza ruzaba ruri n'icyo ruzamarira abaturage. Ni nako no mu Rwanda babishyira. Nimba uri hafi cyangwa uri kure, iyi ni Pentecost Life TV, ni channel nziza y'ijambo ry'Imana, ni channel cy'ubutumwa bwiza. Uraba amaso ntubure gukora habone, ahubwo gibwire n'abandi bose amenye ko ubwo butumwa bwabasanze, ko Imana ibagendereye. Kandi umuntu wese uyibonye akabona iyi channel yacu Pentecost Life TV ntakaryame atasuye ngo arebe ubutumwa buyivugirwa. Muri izo vugurura byose rero matorero hari bamwe bamaze kureba ku mashuri atandukanye, aho usanga bamwe bari barize amashuri atandukanye, hari amashuri yashinzwe n'amadini ariko ayo mashuri leta ntiyemere, ayandi mashuri bakayiga bazi ko barangiza kaminuza kubera ko yashinzwe n'ayo matorero leta ntiyemere. None bamaze gukora icyegeranyo basanga abantu benshi batarize teolojiya, bakafite impungenge z'iminsi leta yabahaye. Nicyo bizabyara, nicyo bizacura, nikizabiva inyuma, kuko bafite ubwoba bukomeye cyane. Sura Pentecost Life TV turabakunda, twishimiye kubana namwe, kandi iyo mutureba kandi mukadukurikira mugashyiraho like, mugashyiraho comment, twumva umutima wacu ukeye. Si ibyo gusa, natwe iyo dusenga tubasabiye umugisha, tubaturaho kurama, tubaturaho ibyiza, tubaturaho umunezero. Izi mpinduka zo mu idini cyangwa zo mu matorero zatumye bamwe batangira kwibaza aho berekeza, cyane ko ari byo bamwe byari bibatunze, nta yindi mirimo yindi y'amaboko cyangwa iyindi begeze bakora kuva bavutse, kuko bamwe barivukiyemo barikuriramo, abandi barizamo bakuze, ariko hagati aho bakaba bisanze bagiye kujya inyuma y'umurongo, kubera ko ari amategeko ya leta, akaba nta bundi buryo bundi babonamo diplome. Diplome ni ikintu utabwira umuntu ngo urare ukibonye, si n'ikintu wabwira umuntu ngo nyuma y'iminsi 5 cyangwa 10 nzakibona, na nyuma y'umwaka ngo nzakibona. Abenshi aho byabagongeye bikanababera ikibazo, baje mw'aya matorero batarize n'amasegonderi ngo basi bajye gushaka kaminuza. Ntabwo biboroheye, abenshi muri bo bize primaire gusa, abandi umwuka yabigishirije ku karago, abigisha gusoma, abigisha kuvuga, abigisha guhagarara mu ruhame, ariko nta mpamyabushobozi, nta certificate, nta kindi kintu na kimwe kigaragaza ko bazi ibyo bavuga. Ibyo bintu cyatumye bibagora bikabananiza umutima, ni uko umuntu wese ubifite cyangwa uzi kuvuga, leta irabubara nkaho nta cyari kumara mu itorero, yamubara nk'umuturage usanzwe, yamubara nk'utakwiye guhagararira abandi bantu. Nashaka aba ari umuntu w'inshakura ufite ubwenge, ntacyo biri kumara. Ikindi natwe twifuza, nubwo leta yashyize iyo gahunda, hakwiye kurebwa n'uburyo abantu bakoramo, abadiyakoni, abarimu, abandi bantu bakora nk'imirimo yindi ku rusengero,
bajya bagenererwa agashimwe kaba gatoya cyangwa kanini, ntibyitwe ubukorerabushake. Kuko urasanga hari nk'abakora umwanya munini ku rusengero kandi bakwiye kuba bari mu mirimo yabo bakayigomwa, ariko ntibayigemo bakaza, ugasanga umushumba arahembwa miliyoni, arahembwa 500, 600, mwarimu w'itorero arahembwa 80,000, ukasanga kandi ari gukora akazi kose, ari gukurikirana abakristo, ugasanga niwe umenya aho abarwayi bari, akamenya n'aho abakeneye ubufasha bari, wahawe raporo agahembwa 3,000,000. Iyi ni Pentecoste Life TV, ariko dukeneye ko aho uri hose wadukunda kandi ukadushyigikira. Imana yaguha umugisha, natwe turabakunda iyo twumva mudukurikira kandi murushaho kutwereka ko turi kumwe, twumva tunezerewe. Shalom shalom, ntutuze kubana natwe. Imana iguhe umugisha cyane.